ugasanga umuntu amaze imyaka 3 atadroping indirimbo hari umupeti umaje muri iyo myaka 3 ku dropping album eshatu bro Street boy run urabizi na undi mbona senyigira rush kuko nshaka bibe so far I'm down for your love would you be my soulmate shuri nubishaka tuzabana muri so itugera hakonje nzacana umuriro abino my grind every day nshaka do mwandikire songs kugeze mu bicu I know couple niggas bagushaka hifoto benshi man bakabamenere n'ukuri kumana niba bana bikora babicikeho kwakiriye wa ikaze mu biganiro byacu uyu munsi ngufitiye ikiganiro utakwiye kuza gucikwa cyangwa gucikanwa nitwe MC buryo nk'ibisanzwe tuba turi kumwe 5 kuri 5 nkunda young generation nkunda abahanzi bakizamuka nkunda ya mazina mashyashya kubera ko mu Rwanda ntabwo dufite amazina amwe guys mu Rwanda ntabwo tugomba kugira abahanzi bamwe cyangwa batwitse bamwe cyangwa abashumitsi bamwe abagomba kubaho abandi bantu batwika bakaza tukabamenya tarazirari zihagije reka nkwakirire KRIGZ hano kuri transit line nushaka twatakana iki vibe KRIGZ in the building. Let's go. Jenny gotta wanna be a soldier, street boy run urabizi na undi mbona senyigira rush kuko nshaka bibe so far I'm down for your love would you be my soulmate shuri nubishaka tuzabana muri so itugera hakonje nzacana umuriro abino my grind every day nshaka do mwandikire songs kugeze mu bicu I know couple niggas bagushaka hifoto nuri mindless cause I bet you really know muri winter sinza gusiga solo sinakubeshya momo nyitega kamoto urabona ko ndi savage nubwo nari mafia low key love singombwa bizaje social uri killer kuko wanyishe mu bwonko no more cry you already know no more cry you already know KRIGZ what's up brother umeze neza ameze neza kabisa shaura cyeye tu ni bisanzwe man KRIGZ bivuga iki KRIGZ rero KRIGZ ni izina niswe no mujama wanjye twiganaga tronkome kera tukigaza secondaire nyine man ari nyita gutyo kuko nari narabuze izina banyita andi mazina handi banzi ko nakunda gusubiramo indirimbo zandi bahanzi kabisa nuko rya ahita kwita KRIGZ nyita KRIGZ no sinago yakubwiye icyo bisobanuye man ntabwo yambwiye ikintu bisobanura ahubwo naje gushaka nyuma nsanga ni izina nyine ry'ikidage nyine risobanura ngo nyine ni risobanura hustler man is hustler nawe uri umuhustler umuhustler danje ariko nyine man ndi umuhustler kabisa okay umuhustler wa danje abameze ate utari wa danje abameze ate umuhustler wa danje nyine ni babajama babayeho kubera yuko babyutse bakajya gukora mani naho twebwe hari igihe nyine ubayeho kubera yuko wenda wakoze cyangwa imiyaga y'umubyeyi gutyo uracafite ababyeyi ndafite bombi shout out to them ati shout out to you mama shout out to you papa yes sir bakwemera gukora music man ntago mu rugo bakunda ibintu bya music kubera iki ni buri mubyeyi w'umunyarwanda nyine cyane cyane nyine areba mani umubyeyi abatekereza future y'umupeti wiwe akavuga ati umwana wanjye ndashaka aba someone engineer nawe ukanyine ukajya kumva ngo uraririmba nyine ntago babikunze ariko nyine biranga bikaba tu nicyo kiba cyaraturutse icyo kintu maze guhura nacyo kenshi si rimwe si kabiri si gatanu ntago umubyeyi ajya yakira ko umwana we ashobora kuba umuhanzi kandi mu gihe cy'ubukure cyangwa ubwo buhanzi yo bwabayemo ikindi kintu ugasanga niyo muntu wambaye bayi proud nukubera iki ikintu kibitera rero man umubyeyi aba yarakwishyuriye za primaire na za secondaire n'iki nyine abareba akavuga ati umwana wanjye hari umuntu mbacaka kaba nkawe tu so ntago wambwira ngo uri umuhanzi kuko ababyeyi baba babona abahanzi nyine amafaranga bagira ntago wambwira ko Samniga ashobora guparika arabasi kubera yuko yagiye stu umubyeyi ntabwo ibyo bintu ababyumva avuga ati nutiga umurambira ubuse uraraburiza Kigali kwereka none se abantu bose tuzakora mu biro abantu twese tuzakora mu mabanki muri banki kandi usanga umuntu ukora muri banki afite ka ekuteri ari kumva music music icyo kintu cyambere kwisi bure ibintu byose bibaho man bikurikirwa na music ntibazakubeshye na movie bashyiramo music ari movie na football ijya gutangira bakanza bagakina music ariko impamvu nyine abantu benshi batumva ibintu bya music cyane nuko music ibamo abantu benshi kandi ntago ariko bose bashoboye
noneho nko muri iyi myaka aho usanga buri gipangu gifite umuhanzi ushobora kugenda mu ngo 10 zituranye buri rugo rufite umuhanzi buri rufite umuhanzi nyine kubera abahanzi baba ari benshi kandi nta hantu bakura ari hatoya niyo mpamvu buriya ndane cyane hip hop abantu benshi batayumvamo tu kuko izamo abantu benshi kubera ko ntabwo isaba ngo ubuze amanota ntabwo isaba ngo ubuze ni uko uba ufite flow gusa ndasosa ushatse kuvuga ngo hip hop ni injyana y'abaswa oya ntabwo ari injyana y'abaswa ku muntu ufite poetry uzi kwandika ufite storytelling ufite uburyo atangamo vocals ziwe nyine aba ari umuhanga ariko urumva mana abantu bose bashaka kuba abasitari bro ntabwo nabikubeshya ase n'ukubeshya ubusitari buraryoha banza ubusitari buraryoha kuko butuma hari ibintu byinshi ubona nyine utagombereye kujya kwishyura some niggas babona n'abagore n'iki ariko ntabwo bizi amaniga abona abagore ntabwo abagore bakunda abasitari waragoswe oya ntabwo ndi kuvanga females bakunda abasitari burya nawe kubera uri umusitari nawe urabizi hari abantu nacaho gutya bakakwitegereza nyine ubusitari butuma abantu bakureba tu bikaba ari byo byiza cyane ibyo uzi ukuntu bibangama uzi kugenda mu muhanda ukagenda umeze nk'umuntu ufite icyaha nyine impamvu bibangama tu ni ukuba waragafashe nyine icyo gihe uba utangiye kurengwa ntibazakubeshye bro hari abajama birirwa basitiraguringa bakinnye komedi bikanga bagakina filime bikanga bakarapa bikanga ntabwo umuntu abwira ngo nagafata ngo kazamurambere ariko nyine mani ni entertainment yose burya tu ni entertainment biravuga tujye ku kintu cy'ubusitari ubusitari buryoha gute mbabariro nsobanurire ubusitari usanga buri muntu wese arwanira kuba umusitari ugasanga umukobwa abantu aremeraga postinga n'imyanya y'ibanga tu kugira ngo ariko ahitinge kugira ngo umusitari ikintu kibitera nyine cya mbere bro ntibazakubeshye iyo uri umusitari mani abantu nyine benshi generasiyo zose zagiye zibaho bajya bafite abantu bireferaho buriya abantu benshi dufite abasitari tuba twireferaho ntibazakubeshye na wa muntu ubona yambaye kositimu afite umuntu abonye yambaye so kuba icyo kintu nyine dufite abantu twireferaho kandi urabona amativi ibintu byose birahari mani kubera ko ubu ngubu abantu bose barashaka kuba abasitari nyine kubera iyo mpamvu umuntu uzi iyo umuntu akubonye TV se wallahi hakaba kabaye ubu nawe wahitinze uretse uhitinga ntabwo mbizi njye nzahitinga kubera talent yanjye ntabwo nzaza mu bwenge ngo nambaye ngo Dallas magana ngayo happy bro nambaye Kimisagara nyine wowe ukora boro zawe abantu bakazagukundira ibintu ukora nambaye Kimisagara none muri iki gihe rero kubwiza ukuri nuguma muri Kimisagara urasigaye nudahindura ngo ujye ngo hehe kubera nabonye drip ngo ziri kuva none niba bari kuzimanuza ngo hehe Kongo urumva drip ziri kuva ari abanyambavuga ngo ziva ingoma urumva mbabarira umbwire wozigumira gutyo uzagafata se udatwitse mana ubundi ikintu cya mbere ni ugukora bro ngewe ndashaka kuzamamara ko ndirimba apana ngo ko umuntu yambonye ngo ufite indirimbo zingahe zifite ingoma eshatu zifite n'amashusho oya zifite ama-audio ariko nyine mbona zirebwa mani sinzi nyine ukuntu bigenda tumbona abantu bazumva bavuga ati sha n'ama-audio gusa n'ama-audio ntabwo urakora ishusho ntabwo nari nakora ishusho ariko ndi kubiteganya kuko ninsohora EP yanjye mfite EP ninsohoka nzakora amashusho abiri mani rega gukora amashusho ugomba kubanza nanone ukareba karite mani ya shusho uzajyana ku isi uzajyana kwica no yose bakavuga ati uyu mupeti yarakoze apana kujyana ibintu byuzuyemo abapeti nk'igihumbi hari umuhanzi wari wandikira indirimbo mani abantu nandikira indirimbo rero nabo bari hasi ntabwo najya ku rwego rw'uko nakandikira umurapu ukaze cyangwa ntukaze ariko ubwo nawe lyrics zawe ziraciriritse oya ntabwo ziciriritse mani ahubwo kubera ko njye niyo environment ndimo nziranye n'abantu batarenze numva ntabwo nziranye n'abantu batarenze niwe muntu urenze wa mbere duhuye ntabwo nakubeshya ukabwire password rero ku isi nta muntu ubaho urenze ni ukuri kw'Imana umuntu urenze ntazapfe cyakoze nanone bamugari sura abantu bose bajya babyibuka ko tuzapfa ahubwo wowe ujya ubyibuka ndabyibuka umuntu urenze kuri wowe aba ameze ate rero
man nyine hari abantu muri uyu muziki wo mu Rwanda usanga hari abajihura nabo ukabona ukuntu bigize ukavuga ati uriya muji wabona afite ka grema bitsi wabo ka bita wadu ukavuga ati okay reka mbe muretse kuko nyine ari jihura n'umuntu afite hit yego wenda kuko ababona uri umupeti n'iki akabona nyine akaba yumva arenze ko nta idea wamo. Okay, hari umuntu wari wakwinenekaho banyinenekaho se gusa babarira umbwire ninde wakwinenetseho byagenze gute? Man ni benshi hari abajama mana bakwineneka cyane cyane noneho nk'abaraperi nyumva ikintu kiranga abaraperi burya no kwiyemera birimo urumva rero yagihura n'umujama ukabona yigize gutyo wallahi. Mbwira umuraperi wakwinenetseho hano mu ni benshi man bakabamenere ni ukuri kw'Imana niba banabikora babicikeho ibaze nanjye kukamenera abantu none sibyo erega umuntu nagari byiza kubwiza nagari bibi kubwiza umuntu kuri ababiyumva kugira ngo anamenye urumva nyine wenda nago nabyita kari byiza ni defoto akamenya ukuntu abyitwara nk'umuntu wakwinenetseho mu ariko nanone ukuri kwinshi si kwiza bro ushobora kubwiza umuntu ukuri kuko wenda nk'ubu ntago wakamukenera ariko hari igihe kigera amana abantu bagakenerana sasa narakamumeneye wenda washobora no ko yarabikoze ariko atazi ko ari kunyinenekaho tu ariyo lifestyle ngewe ntago nkunda abarara bahita bagusohora album wallahi. Hano mu Rwanda abaraperi wumva ni bande man ndabumva ukunda kumva nkunda kumva man ku buryo ushobora kuzi na flow yiwe se man barahari bano bajama bose barapa man ndabumva mu rugero ba loud sound ndayumva Kinya trap narayumvishe hajya loud sound irimo bande loud sound irimo ba Indistizo ba Logan ba n'abajama yacu ba Ishkevin ba Yasina ni muri loud sound Indistizo wari ubizi ko dufitanye ingoma se wallahi dufitanye ingoma ivuga gute se dufitanye ingoma yitwa KRIGZ twayikoreye kwa Kina beat shout out to him yaramfashije na Indistizo nyene yarabinkoreye man nyene tuba dukora man ariko bikiri mu gicuku nyene tu kubera iki nyene icyo gicuku nicyo nshaka ko nyine tukimenya kirangira wanze ubundi ujya gukira igisebe uragira uriko byumva uracerekana ko batisha man usko ndwaye igisebe ku kaboko urumva akaza umuntu akakurangira umuti akazi iki none wowe uri kushaka guhisha ibintu ugabipfurika brad igicuku nta kindi ni kwa kundi nyene nta connection ufite man buri ibintu byose ni connection bro ariko byaroroshye man koranabuhanga ryarashobora kujya kuri Instagram uyu munsi ukandikira umuntu ukamubwira ati kanaka bite hostinga reka mwereke ukuntu bimeze sizo man hari abajama benshi ujya uslidinga DM zabo bro ariko man mu Rwanda abanyarwanda dufite akantu kaho mu mutwe kandi katari keza niyo mpamvu na boro zacu tumva zatumbagiye man ari igihe ubwira umujama ati mfite indirimbo nanakubwira wenda na effect indirimbo ishobora kuba ifite ku buryo wenda atayi promoting tu wakakujujamira ahubwo noneho wallahi DM zikaziza menya batazira kumenya kubura umustar wabituma wenda ufite DM nyinshi ku buryo nyine nk'aka DM kamwe kaza izindi zikahita ziza hejuru nk'ijana ko man wandikira abantu bakakurya sini man bagohereza nimero zabo wahamagara bakagukupa harabo wandikiye bakurya sini utababeshyeye ndakubwira ati no nicyo kintu cya mbere menya kigezwe menya kwandikira umuntu aje bitagishoboka ugiye kuyanshaka email zaba izo email abantu batinya email za sliding email mwerereze bajya kubona babona ati kubera WhatsApp se niyo ushatse nimero z'umuntu ukeneye ushaka kugufasha ukamwandikira man WhatsApp rero WhatsApp nanone WhatsApp buri bagiye man muri person y'umuntu cyane buriya ngo wa approaching umuntu WhatsApp wamwegera waje kuko WhatsApp itakubwira ati wakuye nimero ni ndo bagwaye nimero zanyu ni ako ndibaza nta muntu kibaza icyo kintu muri iki gihe man uba ari umuntu ibyo ni ibintu by'abakobwa babaza abahungu kubera ko wenda abakobwa abahazamo akantu ko gutereta niki aba baby wenda warakubaza ati ndo bagwaye nimero zanjye ako se umuniga ku muniga yakubaza ngo ndo bagwaye namba abajama barayibaza nyine ndanye nakubwiye mani iyo someone abonye arabora teretse hari abantu mbona nkabona barabateretse bro nyine yabonye arabora teretse baramugejeje hari igihe atatangira kubyimba so sometimes nyine ukamwandikira akabana kubaza tuye ninde wagwaye nimero zanjye kandi nanone abajama batanga nimero akubwa ati ntuzavuge ko nanjye yagukubise iyi link kuko nari nk'igihe baba baziranye nk'ibyo bintu by'ifamiye n'iki
mani nyine none se umusa nta bantu uzi bari bikomerezwa bamanutse n'abandi bari hasi bazamutse ambo ndabazi kwe none se kuki bigutera ikibazo kandi ukuntu bimeze mani njye ntabwo mba nshaka gutega abantu ngo bazamanuke bro njye niyo umuntu anyiriyeho ndambwira ati okay ni ibyawe ufite ibyawe urimo sizo kubera yuko mani kugira ngo umuziki uzamuke mani ntabwo birga bisaba ibintu bigoye mani birasaba utuntu duto cyane birasaba ko abantu bicara bakazajya bareba atara ukavuga ati se koko uyu muntu ari ku rwego rwo kuba twamujyana aha apana ngo kwicara ukareba ngo samnigazi yaturutse hariya ngo yambaye iki yambaye iki ufite ishaza rya stile z'abandi ntabwo ari ishaza nyine ikintu ndi kuvuga mani niga ni ibintu bigaragara blood hari abantu benshi sibyo batari abasitari kuko wenda bafite boro zigaragara bakora hari abantu b'abasitari nyine kuko abantu baba baragiye babafasha neza gutyo none se ubundi wowe ukora iyihe njyana njyewe wundi ntangira umuziki wanjye nakoraga rap hip hop yego noneho haza za trap turaziririmba ntibazumva haza drill turayikubitira kuvaho ariko first man njye nkora umuziki mani kuko mfite n'indirimbo z'amavoko zisanzwe mani za R&B ba mfite nyine mvuga ati zino ngoma ninzisohora aba people kuko urabona rap kujya bafatisha abantu hari ukuntu bivuna ariko iyo ubanje gushyiramo utuntu tugiye dufasha aba people ibintu nk'ibyo baragusapotinga mani abantu barakumva cyane ukubita wanzitse njye ntabwo mbaho none se wowe wazanye iyihe ambition noneho muri uyu muziki sasa ye mana ambition mfite ntabwo ari ukuzakubita ngarena nk'aba bajamanya ntabwo njya ndota rena pe ikagenda happy bro ariko niyo stage dufite ibyimbye rero niyo dufite erega bro no imana ishimwe wallahi nawe MC buryo nese MC buryo niba wibuka neza igihe kera ari gumaga muri MC simwabonaga iri ariyo stage ikaze si stage mani zizaza baperforminge mu gikamyo baragiye ubu ngubu hari abari guperformingira muri arena why not se jo umuntu ataperformingira Grammy man agafata aka Grammy kiwa kagatana nyine je mani ntabwo mfite dreams ziri hano ziri big two ngo nge niyumva kuri radio mere gutya ngo numve na champion ngo nge nicara ngo ndebe ngo kuri YouTube nsare wapi je mfite dreams man for sure zo gutwara Grammy award that's what's up inshallah inshallah imana izabigufashemo bigende neza kandi koko uzayitwara buriya niba ubirota koko why not hari byinshi twumvaga ko bitashoboka bitanakunda uyu munsi bikunda okay noneho rero wizeye iki kizagufasha gutwara Grammy njye mani ikintu cya mbere nizeye njye mani ntago nshaka fame hasi no hejuru tu njye ndi gukora boro zanjye ngenda niga gacyo utuntu twanjye neza kumva ku buryo sometimes mani igihe kizagera aba people banyumve njye nageze kuko rega mani ntago ari ibintu bigoye kumva umuntu ageze yose Diamond hari aboro ageze tize dar undi mwanzi wari warageze nawe mani ahubwo bisaba nyine gukora kandi bari barakoze bari abajama babo ba kera nyine kuki se mu Rwanda abantu bumva ko umuntu ajya ahora atwara ngo zawadi harya ziba kuri radio bazita ngiki zawadi ziba kuri hari radio nyanumva ngitanga awadi ugasanga bafashe umuntu atwaye imyaka 5 bafashe boss na sebuja barayi bahita bashyira muri awadi ye biramani ntago boss na sebuja boss na ruza na n'umukozi bakakwita muri abadimwe bagafata umuraperi n'umu R&B na groupe bose hamwe mari biriya bintu nyine bo babikora kubera ko ni ibintu byabo bafite uko baba barize imishinga yabo ariko mani ntago birya ntago ngiye birambe mbishaka wumva byagenda gute rero none ko mu Rwanda nta yindi competition ihari nta kindi kintu gihari gituma abahanzi bahatana kugira ngo nibura tubone niyo mani irahari nyinshi cyane irimbye ngo kera ngo za naramukunze za kimana ugasanga umuntu amaze imyaka 3 ata dropping indirimbo hari umupeti umaje muri iyo myaka 3 ku dropping album 3 bro wowe uzanga kumukina kuri radio yawe wange nyine kumwumva n'iki ariko sometimes peti uzajya kumva umve nyine mu gitaramo arakubisa abantu bose baraziririmbye kandi wowe utarigeze hari n'abahanzi benshi nzi bahitinze
bitaciye ku maradiyo cyangwa ku mateleviziyo. natwe niko nuko bizagenda. Niko bishaka se? Oya ntago ariko mbishaka ariko niko nyine situation integeka man. None se urumva ariko niba ariko situation gutegeka nawe numva waca mu nzira nk'iz'abandi. Erega ibihangano byawe bitanyujijwe ku itangazamakuru ntabwo byamenyekana. Niyo mpamvu kiri muri wa mwijima nakubwiye. Icyo kibazo n'ubundi wa mbwa nzabirangira ndimo ndasaba babana. Ahubwo begere cyane ariko izo award nawe uzibonekemo nibwo bituma boosting ukamenyekana. Iyo uri muri award urumva n'icyo gitangazamakuru kiragukina. Kibazo ala award bajya guhitanga uzura yitwara kuko nomina mani barakunomina. Uravuze ngo award zo mu Rwanda zifatwa abantu babizi baba babizi se ba train baba barabanomina nyamana arizo yigeze ubona batwara Betray. Ni nk'iyi award yatanzwe ubizi uvuga ati uyu muntu ari buyitware. Jena man mu Rwanda nitwo tuntu tuyibera uhera na kera ku bwa guma yafataga umuntu oya guma rayibeshyeye ya dai guma ninde wayifashe ubizi ko ari uzayifata. Nge nari nzi ko kera ni burana nzi ko bazayi umwami J Paul rest in peace. Giye kubona mbona icyo gihe nari umupeti mani narwo nabaga nzi naho bivanye bya nabwo nari nzi ko nzigera mpura n'imiziki mani ariko nagiye kwambona ibintu bindi isura ndavuga ati okay bihinduye isura gute. Iyo barusiko bari buhe J Paul bayiha Tom Cruise. No bayiha Tom Cruise ndumva icyo gihe ariko icyo gihe ni wabimeritaga ko ni wari watowe cyane mani nyine icyo aho niho bibera ikibazo rero nyine ibyo bintu ngo by'amatora sinzi n'abantu batorana bavuga ko ukabona mu gitondo umujama yararanye nk'ibihumbi 2 byamuteye mu gitondo akabyukana ibihumbi 10 bro. Nta hantu biba ku isi ntazagira umuntu ukubeshya baba bamutoye mani ariko se abantu bagutora saa 6 z'ijoro kugeza saa 11 mani ngiye kuna abanyarwanda bakunda ibintu bya entertainment nawe urabizi bro. Abantu bafata umwanya bakajya gutora umuhanzi ni bake cyane ntazagira umuntu kwese hatabaye ibintu wenda bya campaign bakamwamamaza cyane cyangwa bakagira ute ntabwo byo hanyuma hari zawadi batanga ariko ngiye mane narubwo ibintu by'amawadi bijya bimbabaza kuko nubwo bayihereza wenda umuntu nkabona si we wari ubikwira ariko mane ba yarakoze yewe umuntu wese ukora umuziki ndamwubaha aba yarakoze mane umuziki uravuna bro. Umuziki uravuna mane nose wowe yastuye akurahe mane studio ukuntu bigenda rero hari igihe nyine urabona ntabwo habaho muri no Kigali udafite ikintu ukora mane hari igihe mba mfite utuntu ndi kwikorera gutyo. Ukora uduki? Hari igihe nyine trading aho ugakora utuntu nyine turanga mane trading ni boro bya internet by'amafaranga ugakora nyine utuntu turi aho ngaho ukabona amafaranga hanyuma kwasi tu buri gihe ufite nk'abajama b'inshuti zawe bakagufasha abajama bitwa ba genius man baragufasha nyine bakamujama akaba yagukora indirimbo ku mafaranga make man kandi ikaza irenze tu nyine akagufasha nakubona ko yitanze bro. Abo rero no bantu dukunda mu muziki man nibo batuma tugenda abo nibo batuma ukora indirimbo ejo ugakora indi inshallah bizacamo humura kabisa bizacamo ngenda bizi bizacamo ngo se byakanga bishakanga ari benshi barafite inzozi nk'izawe zanze gushya ndabazi hari abajama baririmbye imyaka 10 ariko mani buri wese agira uko agenda tu nanjye nzagira uko ngenda. Okay hanyuma ati mbere nabanje kurapa ubu ngubu ndaririmba bisanzwe ugiye kudukubita zimwe mu ndirimbo zawe ukunda cyane uturirimbire ho gatoya kankubita du freestyle kuko izo nasohoye zo bazajye kuzumva. Okay boro nanditse ngo iyo ariko nabwiraga abantu mbasekera nabishimiye mukagira ngo naragoswe wikigira nkaho mfashije kandi mbona warandambiwe niyo warwana no kunyanga ye nakwanze kera jumfasha so let me go away sufata nega ni duhuru ju haba let me go away sufata nigga go away. Wow karimbo keza freestyle keza hanyuma tugenda dusoza ukoresha izo mbuga nkoranyambaga. Nkoresha Instagram Twitter Snap hose man hose uburiho na TikTok ndayigira nubwo iri zero post wala kubera kitajya postinga yempo nkunda gupostinga ibikorwa byanjye nkunda kwipostinga. Okay so tugufollowing kuri Instagram
kuri Instagram nitwa I am KRIGZ barahita bambona kabisa fire KRIGZ. Okay, so thank you so much. Ngaho gira icyo wisabira noneho abakunzi b'umuziki. Man, abantu bose bumva umuziki bakunda umuziki man nibarebe ingoma z'abantu icyo cya mbere kandi bakunde kuriseninga man, bakunde kuriseninga. Ufite Spotify, ufite audio mark, wumva indirimbo man, bana kubyukira ku radio mu gihe ufite ubushobozi ujye wumva man ingoma sizo. Kandi ikindi abantu bakora umuziki bakore indirimbo nziza ziri dope abantu bishimiye tu ntibadufere ntibakora ibintu ngo nuko bashaka gukorera YouTube man. Okay. So wakoze cyane KRIGZ, kangushimire kabisa, ukomeze utere imbere, ukomeze utwike, hanyuma ukukora indirimbo ujye wizera no kuri Transit tuyiteze imbere hotse. Yeah man, nje na MC buryohe kuri Transit Line, mwakoze kubana natwe bandi wa umugisha wayo wose muhahe muronke. Ciao ciao.